USA. Rero impamvu tugasemo kano ni uko Kevin Kade yatoranyijwe mu bahanzi bazaririmba mu gitaramo cya Rwanda Convention kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None tugarutse inyuma gatoya, Kevin Kade ni umuhanzi mu bahanzi 8 bari batoranyijwe bazaririmba muri Iwacu Muzika Festival izazenguruka igihugu cyose. Ni umuhanzi ukomeye cyane, ariko Kevin Kade niwe wikuye muri runo rushanwa. Niyo mpamvu abantu bavuga ati se Kevin Kade iki n'iki, ariko hari igihe babonye off nziza cyane iruta ya yindi, bigatuma bya bindi bivamo ugahita ugenda no mu bindi byisumbuyeho. Rero niyo mpamvu Kevin Kade yamaze kwikura muri bino bitaramo bya Iwacu Muzika Festival kabisa byo kuzenguruka igihe, kuko Kevin Kade yari yaranabyishimiye. Uwitwa Kevin Kade yavuye muri bino bitaramo bya Iwacu Muzika Festival, noneho byahise bikomereza hehe. Nanone ni inkuru dukesha Igihe, yanditse avuga ati ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Yunze Ubumwe za Amerika yashyize ku rutonde Kevin Kade na Element eri mu bahanzi bazaririmba mu ihuriro Rwanda Convention USA riteganyijwe ku itariki 4 ndetse n'6 Nyakanga. Niyo mpamvu rero bino bitaramo bya Iwacu Muzika Festival byari gutangira ku itariki 4 muri Nyakanga, ariko niyo mpamvu Kevin Kade yavuyemo. Gahunda ntago yazihuza ari ebyiri kugira ngo ajye mu gitaramo kimwe. Niyo mpamvu noneho yahise ahitamo ko azajya muri ibihe byiza. Mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, ndabasuhuza. Ikaze kuri YouTube channel yacu, YouTube channel yanyu. Ni amakuru abagezweho y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Ni amakuru meza cyane tuba tuganiraho y'imyidagaduro abagezweho cyane cyane muri showbiz nyarwanda. Ariko amakuru tuba tuganira, ariko twebwe slogan yacu bivuga ngo muri showbiz yacu nyarwanda dushyire hamwe, twirinde dushyire hamwe urukundo, twirinde ingengabitekerezo, twirinde amashyari, inzangano, kwangana ndetse n'ibindi byinshi bikubiyemo bituma tudasenyera umugozi umwe. Muri makeya cyangwa mu ijambo rimwe, twari tuba tugira ngo twubake industry yacu nyarwanda twese turi hamwe, hatarimo ibyo byose bitandukanye. Nkunda kubaha urugero nkababwira ngo uko igihugu cyacu cy'u Rwanda cyubatse ubumwe, tukaba turi dukatashe mu iterambere, ya mateka mabi tukaba twarashimbuje ameza. Rero niyo mpamvu nayo mbabwira ngo muri showbiz yacu nyarwanda habayemo ibintu byinshi byo kwangana, gutukana, gushyirana hanze ubwambure biba binini cyane. Niyo mpamvu twafata ibyo byose bibi tukabikuramo, ahubwo tukubaka noneho ya industry iri mu rukundo, irimo ubumwe, no kugira ngo dutere imbere muri buri kimwe cyose. So amakuru tugiye kuganiraho, turatangira kuri Kevin Kade. Kevin Kade ni umuhanzi mwiza uri kugera kuri level ikomeye cyane, uri kuzamura umuziki we ukajya hanze muri East Africa, muri West, muri North, muri South, kugira ngo bitere imbere, uruganda rwacu rujye imbere. Tuba tugira ngo dushyire hamwe, duteze umuziki wacu imbere, duteze abahanzi imbere, ibiganiro ndetse n'igihugu cyacu tukijyane mpuzamahanga kugira ngo dukore ubumwe rero. Kandi iyo abantu basize hamwe, Imana irabasanga kandi ibintu byabo bigera kure. So tugiye gutangira kuri Kevin Kade. Hari ikiganiro twakoze tuvuga kuri Kevin Kade, ukuntu azatamira abanyarwanda muri Iwacu Muzika Festival biri kumwe na MTN cyangwa AIP azabataramira. So ikiganiro twaragikoze mu kirebe, ariko ubu ngubu haje andi makuru mashyashya. So Kevin Kade turaza kumwinjiranamo na Bulldog na Element eri ndetse na The Ben, tuza kubikombininga kugira ngo tubihuze turebe ikiganiro cyiza.
ni inkuru dukesha Inyarwanda. Umuhanzi uzwi nka Kevin Kade yamaze kwikura mu bitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival 2025, aho yari ategerejwe mu kuririmbira mu byumweru 7 bikurikirana byitegura gutangira muri Nyakanga. Amakuru yizewe Inyarwanda yabonye yemeza ko muri Gicurasi cyo kuri uyu wa gatanu tariki 21 Kamena, East Africa Promoter cyangwa EAP yitegura ibi bitaramo yamenyesheje Abanyarwanda yuko uyu muhanzi bita Kevin Kade yamaze kuva muri bino bitaramo. Ukomeje mu nkuru, Kade yari amaze kwemeza nk'umwe mu bahanzi bazaririmba muri Rwanda Convention USA. Rero impamvu tugasemo kano ni uko Kevin Kade yatoranyijwe mu bahanzi bazaririmba mu gitaramo cya Rwanda Convention kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None tugarutse inyuma gatoya, Kevin Kade ni umuhanzi mu bahanzi 8 bari batoranyijwe bazaririmba muri Iwacu Muzika Festival izazenguruka igihugu cyose. Ni umuhanzi ukomeye cyane, ariko Kevin Kade niwe wikuye muri runo rushanwa. Niyo mpamvu abantu bavuga ati se Kevin Kade iki n'iki, ariko hari igihe babonye off nziza cyane iruta ya yindi, bigatuma bya bindi bivamo ugahita ugenda no mu bindi byisumbuyeho. Rero niyo mpamvu Kevin Kade yamaze kwikora muri bino bitaramo bya Iwacu Muzika Festival kabisa byo kuzenguruka igihugu, kuko Kevin Kade yari yaranabyishimiye kuzenguruka igihugu cyose, ko bizabera Rusizi, Nyagatare, Gicumbi, Wanze na Musanze na Rubavu, ndakeka naho ngaho. So yari yarabikoze abyishimira, nawe wumva nyine ari ibintu bimunyuze cyane, yiteguye kubikora kugira ngo umuziki wacu nyarwanda ukomeze utere imbere. Kevin Kade, so rero Kevin Kade kuba bivuyemo hari ibindi yagiyemo, kandi nkeka ko umuntu azi kwihitiramo aba yakoze ibintu byiza cyane kurushaho, niyo mpamvu ubwo yabigiyemo. So hano tubihuza n'ino nkuru ya Kevin Kade, igihe cyanditse ngo Bulldog yasizwe mu bahanzi bazaririmba mu bitaramo bya Iwacu Muzika Festival nyuma y'uko Kevin Kade asimbuwe, ashyizwe ku rutonde abazaririmba muri Rwanda Convention izabera muri Amerika. Uwo ni Kevin Kade wase muri ibyo ngibyo. Noneho Bulldog akaba ariwe muhanzi wiyongereyemo waje kumusimbura muri ibi bitaramo. Muri ibi bitaramo Bulldog asanzemo Ariel Ways, asanzemo Wita King James, asanzemo Kivumbi, Neringabo, Riderman, n'abandi nari kwibuka neza, na Juno Kizigenza abasanzemo. Rero bizaba ari byiza cyane. Rero abantu bose muri mu ntara, ko ibitaramo bizazenguruka mu ntara, hano i Kigali ntago harimo, muzenjoyinga. Bulldog nawe yiyongereyemo, azaduhereza hip hop nziza cyane, kurumva Kivumba azaba arimo, Riderman nawe azaba arimo, bizaba ari ibicika ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hantu hatwika byahatari. Kugira ngo noneho twihute tubihuze ko uwitwa Kevin Kade yavuye muri bino bitaramo bya Iwacu Muzika Festival, noneho byahise bikomereza hehe. Nanone ni inkuru dukesha Igihe, yanditse avuga ati ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ku rutonde Kevin Kade na Element eri mu bahanzi bazaririmba mu ihuriro Rwanda Convention USA riteganyijwe ku itariki 4 ndetse n'6 Nyakanga. Niyo mpamvu rero bino bitaramo bya Iwacu Muzika Festival byari gutangira ku itariki
enye muri Nyakanga, ariko niyo mpamvu Kevin Kade yavuyemo, gahunda ntabwo yazihuza ari ebyiri kugira ngo ajye mu gitaramo kimwe. Niyo mpamvu noneho yahise ahitamo ko azajya muri Rwanda Convention izabera muri Amerika. Azaba ari kumwe n'umuntu bita The Ben, ari kumwe na Element L. So no ku mafoto murimo murabibona uwo bita Element ndetse na The Ben n'uwo bita Kevin Kade bazaririmba muri bino bitaramo bitwika bari kumwe, kandi bizaba bimeze neza. Abanyarwanda nkeka ko bazabikunda. So rero Kevin Kade kuba yavuye muri Iwacu Muzika Festival turahombye, kubera ko Abanyarwanda benshi bari mu ntara bari biteguye kumureba, biteguye kumva aririmba za Fromiana, za Sikosa, za Bebe, izi ndirimbo nyinshi cyane. None kuba Abanyarwanda bafite babonye icyo bahomba, ariko nanone ni byiza kuba agiye kuririmba muri biriya bihugu nabyo bimeze neza muri Amerika. So ni byiza cyane kuba tuzabonamo The Ben, Element L ndetse na Kevin Kade. Azaba ari byiza, bazaba baserukiye igihugu, nibyo dukunda. So ngiye gusoreza hano. Ni amakuru showbiz yacu Nyarwanda. Twebwe slogan yacu murayizi, ni ugushyira hamwe kugira ngo twubake industry Nyarwanda iziramo amacakubiri, amashyari, inzangano, gutukana ndetse n'ibindi byinshi, kugira ngo twubake umusingi. So dushyigikire Bulldog wagiye muri Iwacu Muzika Festival, dushyigikire na Kevin Kade na Element na The Ben bazaserukira u Rwanda muri Rwanda Convention bizabera muri Amerika. So turi kumwe, ciao ciao.